tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo. Umutima wanjye uragushima, umutima wanjye urakunezerewe, wuzuye amashimwe, wuzuye umunezero. Iyo umutima wanjye utekereje ku mirimo yawe n'ibitangaza byawe no kugira neza kwawe, bintera kugaruka aho uri, bintera guhoza umutima wanjye ku nzira z'igisiyoni. Ndagushima Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushimira ibibasha kuvugika imbere y'abantu n'ibyo tuba tuziranyeho mu bwiru bw'imitima yacu. Ndagushimira Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushimira amagara mazima, ndagushimira umunezero wo mu mutima, ndagushimira imbabazi nyinshi tutabona uko dusobanura, ndagushimira ubuntu bwawe budushoboza kongera gutera intambwe muri uru rugendo, ubuntu bwawe bubarenuvere buri gitondo, ubuntu bwawe butuma tudashiraho, ubuntu bwawe budushoboza gukora ibyo ushaka, ubuntu bwawe bugumisha inyota mu mitima yacu yo kugana aho uri, ubuntu bwawe bwo kubasha iby'uru rugendo. Ndagushimira ubuntu bwawe bwo kubasha kuba wifuza ko tubabo. Ndagushimira ubuntu bwawe, ndagushimira ubuntu bwawe ntabasha kuvuga nk'uko buri, ntabasha gusobanura nk'uko bungana. Ndagushimira urukundo rwawe ntazi kuvuga nk'uko ruri, ntanarushyikira nk'uko rungana. Ndagushimira izo mbabazi zawe zihora zituzengurutse. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagarutse nanone imbere yawe, twebwe abo wabyukije, twebwe abo warindiye souffle de vie, waduhaye uwo mwuka duhumeka, urawurinda uguma muri twebwe. Tubyutse Mwami tubona biradukundiye, tugarutse kugushima, tugarutse Mwami kwigwandika mu gituza cyawe, tukubwira ngo iki cyumweru uzongera uyobora intambwe zacu, iki cyumweru uzongera ugendane natwe, iki cyumweru imigambi yacu turayikuzaniye, kugira ngo ibyo ushima n'ibyo ushaka n'ibigendanye n'ibyo wari waragambiriye ku buzima bwacu abe aribyo bizashyirwa mu bikorwa. Tukuragije urugendo rwacu uno munsi wa munani Mwami, twimbitse dushaka mu maso hawe, tugutabaza kugira ngo dutabare, utwiyereke, utwimenyeshe birenze aho tugereye, udutabarire bene wacu, dutabarire igihugu, hagarika itorero ryawe uko bikwiriye, utugirire neza, uduha agakiza kuzuye. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka ubuntu bwawe bwongere busuke ku buzima bwacu muri iki cyumweru, ubuntu bwawe bwongere bwemeshe uhetamye, ubuntu bwawe bwongere bubyutse warurambaraye, ubuntu bwawe bwisuke ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo bagambirira kugira neza ntibabibashe. Bwa buntu budushoboza gukora ibyo dushakaho bwisuke mu buzima bwabo. Turabushaka Mwami w'abami, turashaka ubwo buntu kandi burahari ku bwacu. Ineza yawe irahari ku bwacu, reka uduhe guhura nayo, reka uduhe kuyibona, ahubwo n'amaso yacu akebuka akareba ibidafite umumaro, ariko ubuntu bwawe bwongere butugarure mu nzira yawe, mu nzira y'igihamo. Ibirenge byacu ntibinyeganyezwe, ibirenge byacu ntibikurwe muri iyi nzira. Ubuntu bwawe budushoboze Mwami w'abami, ubuntu bwawe budushoboze ibihe byo kubana nawe, bya bindi cyo tuvuga ngo tuzabirema, ngo tuzagira amasaha yo kuba imbere yawe, tuzigomwa ibi n'ibi twarangiza ntitubishobore. Reka ubuntu bwawe muri iki cyumweru buzabidushoboze mukunzi mwiza, ubuntu bwawe buzadushoboze gukebuka, turebe ineza yawe nyinshi twabonye mu myaka yacu itambutse, twabonye mu minsi yahise, twabonye mu minsi ya kera, maze bidutere kwibuka ko nibyo tugutegerejeho nta kabuza uzabikora. Ubuntu bwawe bukebukisha amaso yacu, buyakure ku bidafite umumaro. Ubuntu bwawe bukura imitima yacu kubitagira umumaro. Ubuntu bwawe budushoboze ko urukundo rwawe rwuzura mu mitima yacu, maze urukundo rw'ibyisi rukagenda rugabanuka umunsi ku wundi. Ubuntu bwawe butwigize imbere, butwigize imuhengeri, twimbike, turushaho Mwami kunezererwa no kukumenya, turushaho Mwami kunezererwa no gukora ibyo ushaka. Ubuntu bwawe budushoboza iby'uru rugendo, bitatubereye kwikorera umusaraba, bitatubereye umugoko, ibyo gukiranuka birimo bidushyiraho. Ubuntu bwawe budushoboze gutera intambwe nyuma y'iyindi, ubuntu bwawe budushoboze kwiharirwa nawe. Dore ibyiharira imitima yacu n'ibishaka ni byinshi, amaganya y'iyi si yifuza kuyuzura, amaganya y'iyi si yifuza gusendera ibitekerezo byacu n'imitima yacu, ariko reka ubuntu bwawe
busunika ayo maganya, busunika ibyo bihangayikisha imitima. Ubuntu bwawe budukebukishe, butwereke ineza yawe, butwereke urukundo rwawe rwinshi, butwereke za mbabazi zawe uhora usuka ku buzima bwacu. Ubuntu bwawe mwami nibukura amaso y'abahungu bawe n'abakobwa bawe ku bitagira umumaro, maze uyerekeze ku bidashira, ku byiteka, ku bihoraho, ku byo tubikiwe, ku by'abera babikiwe. Ubuntu bwawe mwami bukura imitima yacu ku bitagira umumaro. Ubuntu bwawe busuka imbaraga mu bugingo bwacu, kugira ngo mwami ibyo tugambiriye gukorera imbere yawe tubashe kubishobozwa. Ubuntu bwawe buduhe kurema ibihe byo kubana nawe, kurema ibihe byo guhoza amaso yawe ku mategeko yawe atagira amakemwa. Ubuntu bwawe mwami butume ibyuzuye umutima wawe bimanukira mu mitima yacu, bikatwuzura, bikaduhindukira indirimbo, bikaduhindukira amagambo avuye mu mutima dusuka imbere yawe. Ubuntu bwawe bitume dukumbura kuba mu maso yawe, bitume dukumbura kuba mu bikari byawe. Ubuntu bwawe bwihutisha intambwe zacu zari zinebwe, zari zicogoye, zari zicitse intege, zari zirambuye ibihe byo gutindana nawe. Ubuntu bwawe budushoboze mwami w'abami. Twongeye kandi guhagarara kuri iki gicaniro dusaba ubwo buntu kugira ngo bwisuke ku gihugu cyacu, maze utubabarire ibyaha byacu byose mwami, ibyo tuba twakoreye imbere yawe muri iki gihugu bikazamuka bikunukira nabi. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo. Turasaba imbabazi ku bwacu, turasaba imbabazi ku bwa bene wacu, turasaba imbabazi ku bw'abana bacu, turasaba imbabazi ku bw'abo twashakanye, turasaba imbabazi ku bakuze n'abatoye muri iki gihugu, turasaba imbabazi ku bitirwa izina ryawe bakoze ibyangwa n'amaso yawe, turasaba imbabazi ku busambanyi bwose bwakorewe ku butaka bw'u Rwanda, turasaba imbabazi mwami ku kintu cyose cyababaje umutima wawe. Utubabarire maze uturebe neza, amaso yawe y'imbabazi atubeho, amaraso yawe Kristo atwuhagirane na bene wacu, atwuhagirane n'abanyarwanda. Itorero ryawe ritunganywe, utweze udukureho umugayo wose mwami watuma gusenga kwacu kuguhindukira igitambo kitakunejeje. Utugirire ubuntu Uwiteka Mana Nyiringabo. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'ubuntu bwinshi. Nongeye kukwinginga ngo muri iki cyumweru uzakebukishe benshi, ubaganisha aho uri. Za mbabazi zawe zatugezeho zikaduhindukiza mukunzi mwiza, nabo zibumvishe. Za mbabazi zawe zaduhindukije, twuzuye ububi butagira ingano, twuzuye ububi butakwihanganirwa n'abantu, ariko imbabazi zawe zikatugeraho. Reka uzisuke kuri bene wacu, uzisuke ku bavandimwe bacu. Za mbabazi zawe zampindukije zisuke ku bandi bakobwa, zisuke ku bandi bahungu, zisuke mwami ku banyarwanda. Tugirire ubuntu Uwiteka Mana Nyiringabo. Imbabazi zawe zihindukize benshi muri iki cyumweru, zireherezeho benshi bari bugaruke mu nzira yawe, zireherezeho benshi bamere nka wa mwana w'ikirara, bongere bisubiremo. Teza abagabo n'abagore kongera kwisubiramo, abagiye kure y'inzira yawe barayihozemo. Ubibutse urukundo rwawe, ubibutse kuri umunyembabazi, ubibutse kuri umugizi wa neza, maze ubagaruze neza yawe mwami. Abatarasogongera ku mbabazi zawe bagaruze neza yawe n'ubuntu bwawe bwinshi. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakwinginze mwami w'abami, kugira ngo umucyo mu maso hawe ubavire mukunzi mwiza, umurikishe ku bahungu bawe n'abakobwa bawe baguteye umugongo, barimo bapfa mu bugingo batabizi, bazi ko ari bwo bwenge, bazi ko ari bwo bwenge no gusobanuka n'umumaro. Bahindukirisha ineza yawe n'ubuntu bwawe bwinshi. Nizeye izo mbabazi zawe mwami, nizeye ko wumva gusenga kwacu, nizeye ko tuzabona benshi bahindukirira kugukiranuka. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka ubuntu bwawe bwisuke ku gihugu cyacu ku bwinshi, bugere ku bakomeye, bugere ku boroheje, bugere ku bazwi n'abatazwi. Imbabazi zawe kandi mwami zongere zegure wisabira gupfa, zegura ushize mu ibyiringiro, zegura ushize mu munezero w'ubuzima. Ubuntu bwawe mwami, ubuntu bwawe nibwegura abo bose barambaraye, nibwegura abo bose bibwira ko nta yinzira, nta nzira yo gusohokeramo, nta butabazi bategereje. Ubuntu bwawe bwegure mwami abo bashize mu ibyiringiro, bashize mu amahoro y'umutima. Wongere ubegure, ubabwire ko hakiri ibyiringiro. Wongere ubegure, ubabwire ko ubasha gukura no mu rupfu. Wongere ubabyutse, ubabwire ko no mu byaboze ukuramo ibizima. Wongere ubabwire ko muri wowe hari ibyiringiro bizongera kubeshaho igihe abantu batabifite, igihe abantu bisa nk'ibizarangiye. Muri wowe ibyiringiro bihoraho. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo ubyutse abo bose. Dore mwami watubyukije uradukomeza, kugira ngo ijwi ryacu n'imitima yacu no kukwinginga kwacu uzagukoreremo, maze ukomeza abandi. Igihe twari turambaraye harimwe abadusengeye turabyuka, Mwuka Wera waratwingingiye birakunda. Niko duhagaze kuri iki gicaniro twingingira abarambaraye bose, kugira ngo imbaraga zongereze bagarukemo.
turimo turakwinginga kuri uyu munsi wa mbere nanone tuvuga ngo duha agakiza kuzuye, tuvuga ngo duha agakiza kazima, ariko utaba muri kintu umucyo mu maso hawe, bakumva nta n'icyo bimaze gukizwa neza, bakwibaza ngo ese kubaha Imana ubundi bimara iki? Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo wongere utugarukeho mu mbabazi zawe nyinshi, mu mbabazi zawe nyinshi. Abahagaze mu gihe nk'icyayobu yaciyemo ndetse bafite ababo babugufi barimo bababwira nk'uko umugore we yamubwiraga ngo kubaha Imana bimumariye iki, ngo wayitutse n'ubundi ugapfa n'ubundi kutariho. Ndasengera abo bahagaze muri ibyo bihe, ibihe by'akaga, ibihe by'indwara, ibihe byo gupfusha, ibihe byo gutabwa, kugira ngo basange ubibutse kuri Imana yunamura, kuri Imana yongera ikazana ibitwenge, kuri Imana igidukuraho umwambaro w'ikiriyo ukatwambika enabido fete, ukagarura ibirori muri twebwe. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo wegure abo bose kubw'ubuntu bwawe. Erega uri umunyembabazi, erega iby'uru rugendo ntiwabidushoyemo ngo tugende twenyine, ni wowe ubana natwe ukadukomeza, wadusigiye umwuka wera. Uravuga ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, ngo ariko twebweho tuzamubona kuko ariho. Warakoze kudusigira umufasha, warakoze kuduha umuhoza, ntabwo bitunanira kuko ari kumwe natwe, adukomereje amaboko. Ni umwuka w'ukuri akomeza gushyira ukuri muri twebwe kugira ngo tutayobagurika. Urakoze nshuti nziza, urakoze Mwami w'abami. Reka ubuntu bwawe bumanuke mu itorero ryawe, bumanuke mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, bwongere buhembure imihamagaro yazimye, bwongere buhembure inyota yakamye, bwongere buhembure abari bafite umuvuduko bwacya bakawutereka hasi wo kugukorera no kumva bifuza kuba mu bikari byawe. Wongere utubyutse mukunzi mwiza, ntudusige hagati. Ijambo ryawe rimbwira neza ko watangiye umurimo mwiza muri twebwe, ari nawe uzawusohoza. Ndasenze Mwami w'abami kugira ngo abigeze kuryoherwa no kubahuri uyu munsi ubwo buryohe bukaba bwarabashizemo, wongere ubagarure Mwami w'abami, wongere ubagaruze neza yawe n'ubuntu bwawe bwinshi, presence yawe yuzure, maze imbaraga z'umwanzi zamburwa ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Erega ahuri Satani ntiyahashobora, ahuri amadayimoni ntiyahamara kabiri. Ndasenze ngo kubaho kwawe kuzure mu mago y'Abanyarwanda, kuzure muri kino kirere, kuzure kuri ubu butaka, kuzure muri iyi misozi, kuzure muri izi nzuzi, kuzure mu mago yarayemwe ikiriyo, yarayemwe agahinda. Presence yawe ihabe Mwami, maze imitima ike, maze imitima ihembuke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kuri iki gicaniro Mwami duhagaze twongera kwambura imbaraga n'ubushobozi buri gicaniro cyose cy'umwanzi Satani cyubatse muri kino gihugu, imbaraga z'abapfumu n'abarozi zamburwa imbaraga, zamburwa ubushobozi, ibikorwa byabo byose bihinduka ubusa, imbaraga zihagurukira gusenya no kunaniza abo wahamagaye uyu mwanya zamburwa ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaboko yose arimo amanura amaboko yarazamuwe, amanura ubugingo bwari burimo buhembuka. Reka izo mbaraga zabasubizaga hasi zamburwa ubushobozi uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwama aka karere turakaguhaye, iki gihugu turakiguhaye, iyi territoire turayiguhaye kugira ngo tubere umwami, uyobore byose, ugenge byose, ubikore uko ushaka, ubushake bwawe bwuzure, ubwami bwawe buganze. Ibyo ushaka bari byo bikorwe mu mitima yacu, bikorwe mu buzima bwacu, utuyobozi neza yawe, maze imitima yacu Mwami ikundi kuyoboke, ikundi ukora ubushake bwawe, ikundi ikore ibyo ukunda. Reka warayarizwa Uwiteka Mana Nyiringabo nuko azi ibyo agomba gukora ariko akabura imbaraga zo kubikora. Ndasenze kugira ngo imbaraga zimanuke mu muntu we, zimumanukemo mu muntu we wamwimbere. Uyu mwanya yumva bishobozwa, uyu mwanya yumva umutima uhembutse, yumva imbaraga zimugarutsemo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ahabwa izo mbaraga zo gukora ibyazi neza ko agomba gukora, ariko yari yarabuze imbaraga zo kubishobora mu izina ryawe Yesu. Urakoze Mwami w'abami, urakoze kubw'ubuntu bwawe, urakoze Papa. Tuguhaye icyubahiro, tuguragije iki cyumweru, uzayobora intambwe zacu, uzarinde imitima yacu, uzayirindire mu nzira zawe, uzadushoboze gukora ibyo ushaka, uzagwiza inyota mu mitima yacu kugira ngo Mwami mwiza twiharirwe nawe. Ibyifuza kutugabana nawe ni byinshi, ibidukura hirya no hino ni byinshi, ariko reka imitima yacu yiharirwe nawe. Tuzahoza amaso ku nzira z'igisiyoni, tuzahoza amaso kuri wowe Mwami. Tuguhozaho amaso bizaturinda gucogora, bizaturinda kunanirwa. Wigarurira imitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, uyibakomereze. Erega idakomejwe nawe twacogora tukabivamo, ariko iyo dukomeje turakomera bigakunda, tukicuma mu rugendo. Turimo tugana ku musozo w'urugendo, tukazagerayo tutananiwe, tukagerayo tudacogoye, tukagerayo tugenda tugwiza imbaraga, tugenda tugwiza ubwiza, tuva mu cyubahiro n'ubwiza bwawe twinjira mu kindi, tutagenda tunamuka. Urakoze Papa, cyubahiro cyose nikikugarukire, gukomera n'ubutware n'ubwawe. Urakoze Mwami wanjye. Muri bwashuti z'Imana mwaramutse neza. Twasezeranye ko ku munsi wa mbere tuzajya dusaba Imana kugira ngo yongere itwuzuze
agakiza kuzuye kagwirire mu bugingo bwacu. Impamvu tuba tuvuga ngo agakiza kuzuye nuko mu by'ukuri hari abantu bakijijwe, hari abantu bakiriye Kristo ababera umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ariko twareba imbaraga ziri mu buzima bwacu tugasanga zitangana n'ibyo Imana ituvugaho. Bimwe mu bintu biranga kugenda turushaho kuzuzwa ubuntu bw'Imana muri twebwe ni uguhorana inyota, ni no guhorana kwihuta, twifuza gukora byinshi, twifuza kurushaho kumenya umwami. Iyo turebye Zaburi ya 42 umurongo wa 2 n'uwa 3 harava nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza umugezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Murabona ko iyi Zaburi yanditswe n'umuntu ufite inyota. Nk'uko imparakazi zahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Ni ukuvuga ngo umutima we ufite inyota yo kumenya Imana kurutaho. Ngo umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryani ngo ngaragare mu maso y'Imana. Uko agakiza k'Imana cyangwa imbuto y'Imana iba muri twebwe igenda igwira muri twebwe, inyota irushaho kwiyongera. Igihe cyose wumva inyota y'iby'Imana igenda igushiramo, uzamenye ko ni ikimenyetso kibi. Mu yandi magambo, itangiriro ryo kugwa no guhirima no kujya kure y'Imana rihera mu gutakaza inyota. Bya bihe byiza wakundaga byo kuba mu materaniro y'abera, byo kumva ijambo ry'Imana, byo kurisoma wumva uri kumva ushaka kumenya byinshi, ukumva bigenda bigushiramo, ugatangira usoma wumva bibishye, akanya ko gusenga kakakubihira, ijambo ry'Imana hoze ukunda kumva rirakubihiye. Nanone Zaburi ya 84 umurongo wa 2 tugeze ku murongo wa 6 haravuga ngo Uwiteka Nyiringabo, erega amahema yawe n'ay'igikundiro. Iyi inyota ihari twumva kuba mu buturo bw'Uwiteka bitubereye byiza, bituryoheye. Kuvuga ngo amahema yawe n'ay'igikundiro si ukuvuga inzu nziza zubatse neza z'insengero, oya, ni ubuzima busabanye n'Imana, ni ukuba nihereranye n'Imana. Ngo umutima wanjye urifuza ibikari byawe, ndetse bigutera kugwa isari, umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiriza Imana ihoraho impundu. Iyi inyota ihari tuzana umutima ariko n'umubiri ukaboneka. Iyo ari umutima gusa tukomeza twibwira ngo tubana n'Imana rega ahantu hose, ariko turabizi neza ko ibintu duhaye agaciro bidutera gutera intambwe tukajya kubishaka. Ahangaha rero aravuga ngo umutima we n'umubiri we byombi bivugiriza Imana ihoraho impundu. Umurongo wa 5 ngo hahirwa aba mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Biba ari amahirwe umwanya nk'uyu nguyu iyi nyota ihari kandi iyi nyota igwira. Ariko inyota idahari biba ari ukuremererwa no kumva hari ibindi twabisimbuza. Ku murongo wa 6 ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuze ngo hahirwa abahoza umutima ku rugendo rw'i Siyoni. Iyo tuvuga i Siyoni ntabwo tuvuga i Yerusalemu mu gihugu cya Isirayeli, oya, turavuga i Siyoni mu rurembo rwo mu ijuru, turavuga i Siyoni aho tuzaba. Iyi inyota ihari guhoza umutima ku rugendo rugana mu ijuru biroroha, ariko iyi inyota yashize amaso yacu agarukira inahangaha gusa. Ku murongo wa 7 n'uwa 8 ngo iyo abanyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Iyo dufite inyota, iyo dukomeje kwifuza kuba mu bikari by'Imana, guhanga Imana yacu amaso no kugumana nayo, duca mu gikombe ngo cyitwa Baka hakaduhindukira ahantu h'amasoko. Ngo kandi aba bantu ku murongo wa 8 bagenda bagwiza imbaraga. Nshuti z'Imana, kugumana inyota mu mitima yacu nicyo kiduha kugenda tugwiza imbaraga. Uko umwaka wicuma, uko ukwezi kwicuma, tukagenda tugwiza imbaraga zidashira muri twebwe. Bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Iyi nyota ihari turaboneka. Twese dufite amasaha 28, dufite inshingano zitandukanye, ariko ndahamya ko hari umuntu ufite inshingano nk'izawe cyangwa se no kukurenza, ushobora kuremera Imana umwanya akawubona. Ni ukuvuga ngo twese birashoboka. Iyi nyota ihari birakunda ko tuboneka mu maso y'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo tumubonera umwanya. Ku munsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi 1000 ahandi. Nakunda guhagarara mu muryango w'inzu y'Imana yanjye bindutura kuba mu mahema y'abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo iyi nyota ihari biratunezeza. Umunsi umwe duhora dusigana twifuza kwihererana n'Imana, tuba dukumbuye ibihe byo gusenga, kandi ntidukumbura gusa ngo tugarukiriza, turaboneka imitima yacu n'imibiri yacu tukagira uwo mwanya wo kubana n'Imana. Mu byo dusaba Imana turimo tuyisaba agakiza kuzuye, ndasaba ngo usaba Imana yongere kugwirize inyota, yongere kugwirize inyota. Ikindi navugaga ni ukwihutishwa. Iyo ubunebwe bwatwinjire mu byo twari dusanzwe dukorera Imana, mu buryo twari dusanzwe dusenga, iyo twumva tugifite igihe, nacyo ni ikimenyetso kibi cyo kugenda dutakaza ubumana bwari muri twebwe. Ni ukuvuga ngo speed cyangwa umuvuduko cyangwa umwete washakanaga Imana ukwiriye kugenda urushaho. Haje kubaho icyorezo gituma abantu batangirira mu muriro no kwihuta, bakagenda bagabanya, bafite umuriro ugurumana mu mitima wo gushaka iby'Imana, ariko ukagenda ugabanywa. Satani arabizi, yagenda azimya uwo muriro n'igihe cyo gucogoza burundu. Birashoboka ko yagusubiza no mu byaha rwose,
byose iyo watakaje uyu muvuduko. Mu Bikorinto ba mbere 9:25-27 haravuga ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Ni amagambo Pawulo yavuze. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. 26 ngo nuko nanjye ndiruka. Reka Imana igaruremo iyi speed, uyu muvuduko, uyu mwete, kuko ntituzatura nk'imisozi, tuzasaza, tuzapfa, tuve muri iyi mibiri tujye kubana n'Imana mu ijuru. Ariko iby'Imana yari yadushyiraho gukora nitutabikora nta wundi uzabidukora. Buri muntu afite assignment ye, buri muntu afite icyo agomba kuzakorana n'Imana ye. Ngo nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utaza honjya, nkubitana ibipfunsi ariko si nkuhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoza uburetwa, ngo hari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Twese mu buzima busanzwe turabizi iyo turimo dusiganwa dufite aho tugana. Mujya mubona buteyaje ziba mu mujyi wa Kigali mu gitondo, twese tugana mu kazi no mu mirimo itandukanye kugira ngo tudakererwa. Turasiganwa tujya gushaka amafaranga, ibyo byose ni byiza, ariko dusiganwa tugana no mu by'Imana. Reka Imana ikugaruremo uyu muvuduko no kwifuza kubana nayo. Pawulo arongera aravuga mu rwandiko yandikiye Abafilipi igice cya 3:10 kugeza kuri 14 ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya n'imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Uyu arimo avuga ni Kristo. Muribuka ko bihuriye, muribuka ko muzi, muribuka ko yavuze ngo yanze no kujya gushaka inama z'abantu, yanga kubaza abambaye umubiri n'amaraso, ajya kumarana umwanya n'Imana. Yesu barihuriye, yamaranye nawe umwanya, amuhishurira byinshi, ajya yivuga ngo mbese ngo hari umuntu uzi ngo wazamutse, ngo niba ngo yarabibonye ariyo cyangwa ari umwuka wari uri. Agenda avuga ibintu by'amahishurirwa atangaje ku buryo tubona ko Pawulo yakabaye atuza akavuga ngo nyenda naramumenye ndekiyaho. Ariko uwo mugabo wamubonye niwe wongera kuvuga ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Iyo umwete wo kurushaho kumva twifuza kumenya Kristo wagabanutse, aba ari ikimenyetso kibi, aba ari ikibazo. Turimo turamusaba ngo natwongeremo inyota, yongera tugaremo uwo mwete wo kumwifuza, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye, ngo suko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Iyo umwana w'Imana yibwira ngo namaze guhabwa impano ndazifite, nzi kuvuga mu ndimi, yewe nyuzamo nkanahanura, ijambo ry'Imana ndumva rinyuzuye, akumva yageze iyajya, kiba ari ikimenyetso kibi. Abasogongeye bahora bifuza kongererwa ibindi. Imana iduhe umuvuduko, Imana itwuzuze iyi nyota. Aravuga ku murongo wa 13 ngo bene data sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira, uko niko gusiganwa turimo tuvuga, ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Nshuti y'Imana, ndifuza ko dusenga. Ibi bintu ni koko tubishobozwa n'ubuntu bw'Imana, ariko kurema umwanya, kurema ibihe bitangiriye byoroshye muri discipline, turaza kubigaruka wenda mu mugoroba. Ibyo bihe ni wowe ukwiriye kubirema, Mwuka Wera agakurikira iyo nyota nawe akagira icyo akora mu buzima bwawe. Reka turirimbe indirimbo ngufiya tumubwire ngo turifuza kukumenya, duhe inyota yo kukwegera Mwami, hanyuma dusengane nawe. Ibi bintu ushobora kuba bifite mu buzima bwawe, nanjye hari igice cy'ibyo mfite, ariko ndashaka ibirenzeho. Ndashaka inyota y'Imana igwiriye kurutaho. Ndashaka gusiganwa ntafatwa n'ibintu. Mu bintu Satani adufatisha harimo ibyatubabaje, harimo imiruho y'isi yaduteje. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo aribagirwa ibiri inyuma. Ibiri inyuma iyo tutabyibagiwe, nta muntu ushobora kugenda amaso yareba inyuma. Icyo gihe ntugenda ahubwo urasitara, ugenda usitara, ugenda uhirimanga. Ariko Imana itugaruye mu iyi nyota kandi bidushoboze. Imana iguhe umugisha. Reka tuzamurira indirimbo tuvuge ngo duhe inyota yo kukwegera Mwami. Ntutureke Mwami wanjye. So imitima yacu
sabane tukumenye duhindurwe turushaho kukugirira inyota. Ibisime n'umuntu yiha n'ibyo bitangwa nawe Mwuka Wera. Turakwinginze, twaremye umwanya wadushoboje kurema uyu mwanya, turema aya masaha ya mu gitondo kugira ngo twibaturire imbere yawe. Turema iyi minsi urabidushoboza, twemerera ukorere muri iyo nyota nkeya twagize kuba imbere yawe, maze utugwirize inyota Mwami w'abantu. Koze we Pawulo arifuza aravuga ngo kugira ngo akumenye, kandi iyo dusoma ibyo yanditse tureba n'ubuzima bwe dusanga mu by'ukuri yari yarakumenye. Ariko abakumenyeho gatoya, abasogongeye nibo bajya barushaho kukwifuza. Ndakwinginze kugira ngo Mwami muri uyu munsi uturemera inyota irenze aho twari tugejeje. Uwiteka Mana Nyiringabo, turema inyota itagarukira mu byifuzo. Hari igihe bitubera icyifuzo tugakomeza tuvuga ngo turashaka gusenga, turashaka gusoma Bibiliya, ndetse tukabishyiraho tukavuga ngo tuzayisoma, ngo tuzasenga, ngo tuziyiriza, ngo tuzarushaho kugushaka, tugahora tubishyiraho kandi tubyigiza hirya bikarangirira mu cyifuzo kitajya gishyirwa mu bikorwa. Ariko ndasenze ngo ubuntu bwawe muri iki gitondo buturemera inyota iri budutere kukwegera, inyota iri budutere kukwifuza, inyota iri budutere kwibagirwa ibiri inyuma, inyota iri budutere gutera umugongo
bidukurura bidusubiza hasi, maze mwami tukihererana nawe tukakubonera umwanya. Turakwingiza Uwiteka Mana Nyiringabo, turemereye inyota ituma kubana nawe biturutira iminsi ibihumbi ahandi, turemera inyota ituma kubana nawe biturutira ibiganiro tugirana nabo dukunda, biturutira mwami bya bintu dukunda turebeshaho amaso tukumva tutayakuraho, ahantu twicara tukumva turaryoheye ntitwahaguruka, kandi ari mu bishira ari mu birangira. Turemereye inyota mwami ituma tutava huri, ituma imitima yacu yiherana nawe, ituma dukomeza kukumva bugufi bwacu, ituma dukomeza kumva uri kumwe natwe. Turemereye inyota ituma mwami dukura mu masaha 24 waduhaye tubona umwanya wo kwiherana nawe. Turemereye inyota kandi Uwiteka Mana Nyiringabo uduhe kukubona, uduhe kukubona. Erega inyota mwami iza kubasogongeho gakeya, umuntu atarasogongeraho gakeya ntiyakwifuza kugaruka huri, kuko biba biboringa, biba biteye ubute, biba bitarimo ubuzima. Ariko nuhura natwe Mwuka Wera, nshuti nziza, nubidushoboza birazamo ubuzima, bizemo uburyohe, bizemo kwiherana nawe, maze twumve kuba inshuti yawe uburyo biturutira kuba inshuti y'abandi bantu, twumve kubana nawe uburyo biturutira ibineza neza twakura ahandi hantu. Turasaba iyo nyota mwami w'abana yireme mu buzima bwacu, abahungu bawe n'abakobwa bawe, yigarure se no mu bayigeze ariko uyu munsi bayitakaje, ibihe byarabakamuye, ingorane z'ubuzima, gusinziraho gatoya byahindutse ibitotsi by'igihe kirekire, bihinduka ibitotsi bya burundu. Hari nubwo tujya dufata iminsi tugasa nk'abihaye konji, hari igihe mwami tubitangira ari ibikino tukavuga ngo reka turuhukeho gatoya, maze tukagendanira rimwe ibitotsi bikaba byinshi, tukamera nk'aba bakobwa b'abapfapfa bategereje umukwe, ibitotsi bibabanye byinshi ariko bibagirwa nuko bakeneye n'amavuta yo kuza kongeramo. Uwiteka we, iby'uru rugendo ni birebire, turacyafite imyaka mwami yo kugendana nawe, turacyafite imyaka yo kugira ibyo dukora hano ku isi. Nutaturemera inyota mwami tuzacogora, tuzabimara mu mwaka umwe, tubimare mu kwezi, dushyuhe biri sezoniyeri, tugira iminsi yo kubyuka no kongera kuryama. Ariko nuturemera inyota mwami tuzahora twiteguye, amaso yacu azahora yerekeye Siyoni, amaso yacu azahora yifuza ibikari byawe, amaso yacu azahora yifuza kureba mu ruhanga rwawe. Turemera iyo nyota Uwiteka Mana Nyiringabo, erega ni wowe ubikora, nta mwana w'umuntu ujya ubyimeremera, nta mwana w'umuntu ujya ukora nk'ibi. Icyo dushoboye ni ugushyiraho umwanya gusa, icyo nicyo cyonyine dushoboye. Ariko ndakwinginze ngo urebe n'uwo mwanya twashyizeho, urebe uburyo twabyutse dufite intege nkeya, tukabyuka imibiri yacu tubwira ngo nimwongere mwiryamire, tukabyuka imibiri yacu tubwira ngo ariko se nejo ntiwasenze, tukabyuka imibiri yacu tubwira ngo reka biriya nibya bariya. Ere gusenze no kumanywa Imana yakumva, ariko mwami twarizinduye kugira ngo bibe igitambo kiguhumurira neza. Aharaho niwerekeza amaso kuri iyo nyota, nawe udukuruzi neza yawe. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, turasaba inyota idashira, ntidusaba inyota irangirana n'izi 21 jours, ntidusaba inyota irangirira ahangaha, turasaba inyota idashira, turasaba kwihererana nawe. Iyo ubuzima bw'umwana wa Yesu Kristo buri joro ngo yaragasenga, ese ko mwavuganaga yari yaravuyeyo misiyo yizi, yarazi n'igihe cyo kugaruka, ese yabaga avuga iki? Nuko mwari mufitanye ubusabane bwimbitse, nuko nta cyamurutira kubana na se, ndetse yajyaga avuga ngo nta kintu na kimwe nshobora gukora ntabonanye data, ibyo mvuga byose nibyo numvanye data. Turagusaba ubwo buzima Uwiteka Mana Nyiringabo, erega nuturemera inyota turagira n'imbaraga zo gutsinda ibindi, nuturemera inyota imiboro y'isi ntiri bubashe kudufata, nuturemera inyota business guhora duhuze ntabwo biri budufate ngo biduherane. Nuturemera inyota Uwiteka Mana Nyiringabo, nukuri urabona umwanya mu mitima yacu, nukuri urabona umwanya no mu masaha yacu, nukuri urabona umwanya. Nuturemera inyota Uwiteka Mana Nyiringabo, urugendo rw'agakiza ruraturyohera. Ibyo ngibyo umwanzi wacu arabizi, niyo mpamvu ahora azimya ateza kimwe ahangaha agateza ikindi kugira ngo twibagirwe iby'uru rugendo. Ndakwinginze Mwuka Wera nshuti nziza, kugira ngo uremere abahungu bawe n'abakobwa bawe iyi nyota. Nta muntu wayitera mu wundi, nta n'umuntu wayisiga undi, ariko Mwuka Wera wakorera muri uko gusenga kwacu, wakorera muri aya masaha twashyize imbere yawe ngo kubera igitambo, maze ukaturemera inyota idashira. Nibyo dushaka Uwiteka Mana Nyiringabo, dore ubunebwe bwaratwinjiranye, turasinziye, turi mu bitotsi, turahuze, turarangaye, duhugiye mu bishira. Nyamara twebwe turabizi ko hari ubuzima nyuma y'ubu ngubu, ariko natwe turangaye nk'abandi, turangaye nk'abataraguhaye ubuzima, tuharangaye nk'abandi bose bataye Kristo ubuzima bwabo. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo tugarure mu inyota. Dore abahungu bawe n'abakobwa bawe benshi barayitakaje, duhugiye mu bindi, nyamara byo tubikorana umwete. Iyo tujya kwiga tubigerana umwete, iyo dushaka amafaranga tubigirana umwete, ariko hagira mu gihande gitunga ubugingo, mu gihande gituma imyuka yacu ihora ihembutse tugasinzira. Niyo mpamvu dufite agakiza kabishye, kakonje, kazimye, umuriro ku gicaniro katuzimana, kuko tutabaye maso ngo duhore twongera mu inkwi. Ariko ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, tugarukeho muri iki gitondo,
tugarukeho mwami w'abami, tugarukeho utwuzuze mw'inyota, ugarure wa mwete ku bawigeze, maze uremera abatarawigeze. Uwiteka Mana Nyiringabo, turakwinginze dukangure Uwiteka Mana Nyiringabo. Hari ubwo tugushima tukagusenga twiyorosha agashuka, nyamara ibindi bintu byose twabikoranye umwete. Amasaha 24 twakoresheje umwete, twakoze siporo n'umwete, dukora akazi n'umwete, duteka dufite umwete, ariko byagera kuri wowe dukesha byose, wowe dukesha imbaraga zibyuka, wowe dukesha imbaraga z'ubuzima, wowe dukesha amafaranga twirwa dukoresha, wowe dukesha amagara mazima, tukakuburira umwanya. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, garura umwete mu mitima yacu, duhe gusiganwa tugira ngo dusingire ibyo Kristo wadufatiye, duhe kwihuta ngo dore abandi basiganwa bashaka amakamba yangirika, barasiganwa kandi bashyiraho umwete. Amasaha yo kwitoza ntibayica mwami, bagira uko bagenza, bakurikiza discipline kugira ngo ayo makamba bayatunga igihe kirekire, ariko bizagera ku ikamba ritangirika tukarirangarana. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, tugaruremo uwo mwete, tugaruremo izo mbaraga, wongera utubyutse muri twe bahoze bafite ishyaka ryo kubwira abantu iby'ubu bugingo, bafite ishyaka ryo kuvuga ubutumwa bwiza, bukeye rirazima. Erega iyo umwete udahari n'ishyaka rigendana nabyo, iyo umwete udahari ibihe byo gusenga birashira, iyo umwete udahari bibiri hinduka nko gusoma imvaho, iyo umwete udahari Uwiteka Mana Nyiringabo byose birazima. Ariko Mwuka Wera nshuti nziza, mu mbabazi zawe, muri fidelite yawe, mu buntu bwawe, wakongera ukatubyutsa, ukabyutsa abahungu bawe n'abakobwa bawe, ukaturemera inyota, iyi nyota itwuzuye nuko kuvuduka kutuzuye. Satani ajya kudufata tukanyerera, ntabasha kuduherana kuko tuba dusiganwa, ntagira imbaraga zo kutugumana. Ariko iyo twazimye atwubakaho, akatubandararaho, agakora ibyo ashaka ku buzima bwacu, tukajya tunitungura twisanze twarasubiye mu byo twari twaravuyemo. Ndakwinginze kugira ngo wongere ubyutse abahungu bawe n'abakobwa bawe, mugarure mw'inyota, garura muri uyu mugabo n'uyu mugore mw'inyota, garura muri aba bahungu inyota yo gusa nawe idashira, inyota yo kwiherera nawe itarangira, umuvuduko wo gusiganwa tugana mwami aho dutegurira kugera, tugana mwami ku byo watuvuzeho, tugana mwami mu gusohoza ibyo tugomba gukora. Igihe kimwe waravuze ngo bakora nibakore ku manywa, ngo dore burenda kwira, ngo igihe umuntu atagishobora gukora. Iryo joro mwami iyo turangaye nta nicyo riba ritubwiye, tuba tuzi ko tumeze nk'abazatura nk'imisozi, tubona bene data abagenzi bacu n'abaturanyi bacu n'insuti zacu rimwe na rimwe bavamo umwuka tureba, tukabona barapfuye bikarangira, tukabona baraho gakeya, ariko tukongera tukirangarira, tumekamera nk'abatigeze babibona. Tubona Uwiteka Mana Nyiringabo, hari n'abananirwa kubyuka, bari bafite ingamba, bararanye gahunda, bafite ibyo bagomba kumara imiryango yabo, tukabona mwami byize gutya birahagarara, tukabona mwami haje uburwayi bwadutse, tukabona za stroke, tukabona ibyo byose, tukabitekerezaho gatoya, tukongera tukabisiga ahangaha, imitima yacu ikongera ikarangara. Ndakwinginze mukunzi mwiza, tugarukeho mwami, uturemere mw'inyota, utwibutse ko tutazatura nk'imisozi, utwibutse ko dufite igihe twagenewe, utwibutse ko hari ibintu wari warashyize mu buzima bwacu, hari ibintu wanditse mu gitabo cyawe ngo birimo iminsi yacu. Muri iyo minsi hari ibyo waragenewe utasaza abakoze, ariko mwami ushobora kundeba uyu munsi muri 2020 ugasanga ndacyari nko muri 2010 mfite ubukererwa bw'imyaka kubera ibitotsi no gusinzira. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo utubyutse, utwihererane, ubane natwe. Niba Daniel yarabonye umwanya wo gusenga ngo kumanywa na ninjoro saa 6, yahoraga asenga 3 ku munsi, kandi iyo Bibiliya yanditse ko yagusenga ntabwo ryari isengesho ryo kwikiza, yari umwanya amara imbere yawe. Nicyo cyatumye abizira, abamushakaga impamvu bazimubuzeho ngo bamushakira ku mategeko y'Imana ye, ariko yabonaga umwanya atwaye ibihugu birenga 120 akagira umwanya wo kwiherana nawe. Twebwe mwami hari n'abadafite n'inshingano, ariko tugahoza amaso muri telefoni, yewe ntitubasha no kuzifungaho gatoya, kandi nta n'akazi tuzikoreraho, ariko twakuburiye umwanya. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo tugarukeho, nta rwitwazo namba dufite. Mwuka Wera ntitugusanga ku misozi runaka, warururutse ubana natwe, ariko n'imbere muri twebwe nta mwanya ufiteyo, nta buturo twaguhaye, tuhugiye mu bitagira umumaro. Dukebutse Uwiteka Mana Nyiringabo, erega inyota niza tuzajya twihererana nawe, inyota niza tuzakura amaso mu bipfuye, mu bidafite umumaro, twihererane nawe. Inyota niza nukuri umwanya uzaboneka, inyota niza tuzagabanyaho ko bitagira umumaro. Uwiteka Mana Nyiringabo, dore wari waradusabye guhoza amaso ni mu ijambo ryawe, ngo tukaritekerezaho ku manywa na ninjoro, ntirikava imbere y'amaso yacu, rigahora mu minwa yacu. Twaritekerezaho ku manywa na ninjoro, rikadutera gukora icyo rivuga, ariko uyu munsi amaso yacu twese yunamye muri telefone, yunamye mu bishira, yunamye no mu byanduza. Uwiteka Mana
Mana Nyiringabo, inyota niza turagira umwanya wa telefone, tugira umwanya wo gukora akazi, tugira n'umwanya wo kubana nawe. Kandi iyo nyota iyo yaremetse, iyo twabanye nawe, iyo byakoretse mu mitima yacu, nta nubwo tubana nawe fizikoma gusa, turakomeza Mwami, tukabikomerezamo, tugakora dusabanye nawe, tugacuruza dusabanye nawe, tukarera abana dusabanye nawe. Turagusaba ubwo buzima Uwiteka Mana Nyiringabo, turagusaba ubwo buzima. Wanyemerera ukangarukaho aho twari tugeranye, ukongera ukanteza indi ntambwe. Ndagushimira inyota washyize mu mutima wanjye, ariko ndahamya ko hari ubundi bwiru, hari ubundi bwiru mbikiwe, hari andi mabanga y'ubwami mbikiwe ntaramenya, kuko unyitegereza ugasanga haracyari urwego rwo hasi, hari ibyo utamishurira ko bitangana nuko ngana mu buryo bwo mu mwuka. Tugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo, tugarukeho Mwami, twongere duterane intambwe hamwe nawe, twongere twihererane nawe, twongere dukure mu busabane, dukure mu busabane. Hari ibyo ubwira abana batoya, hari ibyo ubwira abana bakuze, hari ibyo ubwira abamaze guhama bahagaze rwose ari abagabo n'abagore bo kwizerwa. Turasaba ngo uzamukane natwe mu busabane Uwiteka Mana Nyiringabo, ntitugumye ku rwego rw'ububebe. Hari amabanga y'ubwira utaduhishurira, kuko uzi neza ko atadukwirwamo, kuko imyuka yacu itateguwe. Tugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo, utubikiye byinshi. Nasomye mu ijambo ryawe Yesu avuga ngo se ko mbabwira iby'isi nabyo ntibumenye, ntangiye kubabwira iby'ijuru mwabimenye gute? Uko niko tumeze, kubura inyota no kubura Mwami. Imbuto y'Imana ikomeza gukwira muri twebwe, byazanye kugwingira mu mitima yacu. Turacyabyitiranya, turacyabivangavanga. Tugarukeho, tugarukeho Mwami w'abami, tugarukeho. Inyota igituma usura abantu bawe. Nasomye mu byakozwe n'intumwa, nkabona inkone ngo yari ivuye gusenga i Yerusalemu, inkone y'umwamikazi wo muri Etiyopiya. Arimo asoma ubuhanuzi bwa Yesaya, atumva ibyo ari byo, yibaza ngo ese ibi ngibi umuhanuzi yanditse yabyivugagaho n'undi yabivugagaho? Mu by'ukuri ntiyarabizi habe na gatoya, ariko yari afite inyota. Agumisha amaso mu mizingo y'igitabo, arakomeza arasoma. Mwuka Wera abonye iyo nyota, yohereza Filipo ngo nagenda amusobanurire. Nubona inyota mu mitima yacu, nubona dushyiraho ibihe byo kubana nawe, nta kabuza uzadusobanurira byinshi. Ibyari bisobetse mu maso yacu utabasha kumva, uzabitwumvisha. Twemerera Uwiteka Mana Nyiringabo, isaha imwe mu maso yawe iturutira amasaha kuri WhatsApp, iturutira amasaha kuri social media zitandukanye. Isaha imwe mu maso yawe iturutire gutinda ahandi. Nuturemera inyota, turabasha gutindana nawe. Maze umwanzi nadusaba kugira ngo tugosore, azasanga turi abantu batagosoreka, azasanga tugwije imbaraga z'Imana. Ariko naza kutugosora agasanga turimo ubusa, tuzakwihakana nk'uko Petero byagenze. Mu gusenga twongererwa imbaraga, mu gutindana nawe duhabwa imbaraga zo gutsinda ibyari byaratunaniye. Turakwizeye Mwami, ntitwisabira twenyine, turasabira abavandimwe twigeze kugendana muri uru rugendo. Uyu munsi banyanyagiriye hirya no hino, isi ntago itworoheye. Igigira kikatubwira ko gushaka amafaranga ari cyo kibanze. Gushaka amafaranga ni koko n'ubwenge, ni koko birakwiriye, ariko gushaka amafaranga bisibanganije imigambi yawe n'urugendo rugana mu ijuru, tuba twatsinzwe. Ndasengera bene data bigeze kukugirira inyota, bigeze gusiganwa, bavuga ubutumwa bwiza, bakomeza abandi, bafite wa mwete wo gukangurira benshi ku bukiranutsi. Banyanyagiye hirya no hino mu isi, barimo barashaka ubuzima muri Amerika, barimo barashaka ubuzima muri Canada, barimo barashaka ubuzima muri iki gihugu cy'u Rwanda, barimo barashaka ubuzima muri iyi migi yo hirya no hino mu isi. Ni koko Mwami, bashoboze gushaka ubuzima, ariko imitima yihariwe nawe. Satani no muriganya, atangira tubwira ngo rigatukoza amasaha yose ngo ntacyo byadutwara, ariko turabizi neza ko dukoza amasaha yose tutagira umwanya wo kubana nawe, imitima yacu irakamuka. Nkuko umuntu akamura umwenda amazi agashiramo, niko imitima yacu ikamuwe n'ibihe, ikamuwe n'imirimo myinshi, ikamuwe n'imibabaro y'iyi si. Uburyohe bw'agakiza tukagenda tubutakaza buhoro buhoro. Erega nta muntu ugwa ijoro rimwe, nta muntu uhirima ijoro rimwe, arabanza akakuburira umwanya. Ibyo agakiza bigahinduka ibintu bitakigezweho. Gusoma ijambo akumva n'ubuswa, cyangwa kumva ari iby'abavuga butumwa. Mwami, ndakwinginze kugira ngo tugarukeho. Umwana wawe wigeze kugirana ibihe byiza nawe, ntiwemere ko ajya munsi yaho yarageze. Muzambure Mwami bundi bwiza, mugarure mu inyota, mugarure mu wa muvuduko wigeze kumuha, maze nawe yongera asiganwe, ye gusiganwa nk'utaza aho ajya.
ahubwo asiganwa gahunda mu byo Kristo yamufatiye. Twizeye ubuntu bwawe. Iyi nyota ihari gusigana kurashira, iyi nyota ihari kugononwa kurashira, iyi nyota ihari kubisigira abandi birashira. Buri muntu wese aba yifuza kugana ahuri, imitima yacu igarukamo inyota. Twahagizwa no kuba mu maso yawe, twahagizwa no gukora ibyo ushaka. Iyi nyota ihari ntitwohereze ibyifuzo by'amasengesho mu banyamasengesho bari mu misozi ngo bari badusengera dusigare tudasenze. Iyi nyota ihari gusenga kugaruka mu mitima yacu. Twasaba ko abantu badufata amaboko ariko natwe turimo tugana ahuri. Iyi nyota ihari ntidutsindwa n'imitego ya Satani. Iyo umuvuduko wagarutse muri twebwe dusimbuka imitego y'uburyo bwose. Ntiwemerere umwana wawe n'umwe wari waragiranye nawe imbere mu bihe byimbitse, ntiwemere ko asubira inyuma. Ineza yawe nimwegure, bwa buntu bwawe budushoboresha nibwongere bumwegure. Harimo abagore n'abagabo, harimo abasore n'inkumi, harimo abana bawe bagukoreye imirimo itandukanye. Uyu munsi byarazimye, nugarura inyota nta kabuza biragaruka. Ijambo rirabagarukamo, ibihimbano by'umwuka biragarukamo, uburyohe bw'agakiza burabagarukamo, munezero w'agakiza urabagarukamo, kunezerwa urugendo turimo tugana Siyoni biragaruka. Baraca mu bikombe ni koko, ariko bari bugende bagwiza imbaraga. Urakoze Mwami, turakwizeye, twizeye ubuntu bwawe. Ndasaba imbaraga z'amarangamutima kuboje zashizemo. Ndasaba imbaraga z'umubiri kuko Satani yatsikamiye agira ngo ajye gusenga akaba arwaye umutwe, yagira ngo ajye gusenga mu gifu akaba aramuriye, yagira ngo arabyutse ingingo zose zikababara, umugongo ntukore, kandi ari uburiganya bwa Satani. Ndasengera abo ngabo Mwami kugira ngo beguke, ubuzima bwabo bugaruke mu imbaraga. Hera mu muntu wamwe imbere, nuhera mu muntu wamwe imbere hakazuka n'iby'inyuma birakurikira. Urakoze Papa, tuguhaye icyubahiro. Gendana natwe muri uyu munsi wose, utubere umunsi tugwijemo imbaraga, utubere umunsi agakiza gatohagiye kongeye kugaruka mu bugingo bwacu. Dushorere imizi muri wowe, dushorere imizi mu rukundo rwawe, dushorere imizi muri wowe. Nidushorere imizi muri wowe nta kabuza tuzera imbuto, amababi yacu azahora atoshye, ubuzima bwacu ntibuzikanga ibihe by'amapfa n'ibihe by'izuba ryinshi. Nidushorere imizi muri wowe tuzamera nka cya giti cyatewe ku migezi kigashorera imizi mu mazi. Hembura ubuzima bw'uwo mwana wawe n'umuhungu wawe bwari bwumagaye. Garura urukundo tugukunda, wowe dukunda urutangaje rutarondoreka, ariko tubyutse natwe uduteze intambwe mu kugukunda. Ibyo dukunda tubibonera umwanya, abo dukunda ntitubaburira umwanya. Nugwiriza urukundo rwawe muri twebwe tuzakubonera umwanya, tuzaza ahuri dusiganwa nkuko dusanga inshuti dusiganwa, tugacatinga nazo turyohewe kuko ari inshuti zacu. Tuzacatinga nawe, dusabane nawe, tuzakura amaso kubishira tuyerekeze kuri wowe. Urakoze Mwami, nongeye kuvuga amahoro ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kugirirwa neza bibomeho, ineza yawe bagaragareho, igitinyiro cyawe kibabeho, igikundiro cyawe kibabeho. Aho bakomanga muri iki cyumweru hagendanye n'imigambi yawe bakingurirwe, umwanzi Satani ntaburizemo na kimwe mu byiza wari wabageneye muri iki cyumweru. Amahoro wabageneye, imbaraga z'umutima wabageneye bazihabwe, abari barambarare babyutswe barangizanye iki cyumweru amashimwe n'imbaraga. Urakoze Nyaguhora ku ngoma, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, ibagire neza, mugire umunsi mwiza.